Nshuti bavandimwe, mwebwe mwese mukunda ijambo ry'Imana, mwebwe mwese mufata umwanya wo kurikurikira ndetse no kuryumva kugira ngo iryo jambo rirusheho kubungura inama z'icyo mwakora, murushaho kunoza umwiteguro wanyu, mwitegura Yesu Kristo ugiye kuza vuba cyane bidatinze. Ndabasuhuje mbere ya byose mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana. Tumaze iminsi twiga ibyigisho, kandi ibyo byigisho ni ibyigisho bikomeye cyane. Ni ibyigisho nzi neza yuko ijuru ryifuza yuko binyuze muri byo buri muntu wese atekereza ku mibereho ye, akarushaho kwiyuzuza n'Imana, akarushaho kugenzura imigendere ye muri no rugendo, kugira ngo ku iherezo azagire iherezo ryiza, ku iherezo azabone ubugingo buhoraho. Tugiye kwigana icyigisho rero, kandi icyo cyigisho nacyo ni icyigisho gikomeye. Nsaba Imana cyane ngo Mwuka w'Imana yagura ibitekerezo byacu, tucyumvire ku murongo ijuru ryifuza ko tucyumviraho, kugira ngo umugisha Imana yasezeranye muri cyo nawo tuwutahane, cyane ko Imana ibyifuza cyane. Mu minsi yashize twabonye icyigisho gikomeye cyane, kandi muri kano kanya tugiye kureba icyigisho gifitanye isano nacyo. Birasaba abantu no kuba maso cyane kugira ngo bazagende bakurikirana neza iyi nsanganyamatsiko, kugira ngo bumve icyo Imana ishaka kuyibabwiraho. Twabonye icyigisho cyavugaga ngo igihe cy'agahenge no kwitegura urugamba rwegereje. Twabonye icyigisho cyavugaga ngo agahe k'agahenge no kwitegura urugamba rwegereje. Nshuti muvandimwe, ndagira nkubwire yuko nubwo bwose mu by'ukuri agahe k'agahenge nyine abantu bashobora gufata umwanya wabo bakiteguramo neza, bagashakamo uwo mwiteguro, bitegura ibintu bikomeye cyane bikunda kugakurikira nk'uko ijambo ry'Imana ryagiye ribitwereka. Ariko ndagira nkubwire yuko nubwo ako gahe k'agahenge kaba kariho, abantu ntabwo baba bakwiriye kukabamo batekereza yuko ari agahe kazagumaho, batekereza yuko ari agahe kazahoraho, ahubwo bakwiriye kugakoresha banatekereza yuko icyo gihe kigomba kugira iherezo. Niyo mpamvu muri kano kanya tugiye kurebana ikindi cyigisho, ariko noneho cyo kirushaho kukwereka neza uburyo ukwiriye kugira ubwitonzi, uburyo ukwiriye kwitwara muri iki gihe cyitwa igihe cy'agahenge, kugira ngo icyo gihe ugitambukemo neza kandi ugikoreshe neza mu buryo Imana nayo ibyifuza. Icyigisho tugiye kwiga kiravuga ngo igihe cy'agahenge n'amahirwe ya nyuma. Kadusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu utwitaho cyane, tugushimiye ukuntu utajya ubura ukutugenza, nubwo bwose tuba tumeze nk'abakurwanya, ukakomeza ukadukurikirana. No muri aka kanya ugiye kongera kutuganiza ijambo ryawe, turaritse Mwuka Wera kugira ngo abane natwe. Ngewe ugiye kuvuga, ndakwinginze ngo Mwuka w'Imana arusheho kunyihangamo, kandi abari kumva ndetse n'uzumva iki cyigisho wese ijuru rizamusobanurire ibirenze ibyo ngewe wamvugiramo. Ngaho rero twizeye ko ugiye kutuyobora, ngwino ubane natwe muri kano kanya, tukugireho umugisha mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho tugiye kwigana ndakibabwiye kiravuga ngo igihe cy'agahenge n'amahirwe ya nyuma. Nari mbabwiye ikintu gikomeye cyane cyuko iyo turi kuvuga ngo igihe cy'agahenge n'ubwoko bw'Imana, kandi tukongera tukavuga ngo igihe cy'agahenge no kwitegura urugamba rwegereje, ntabwo tuba tugomba kugera aho ngaho gusa ngo twiyicarire. Ahari wenda dutekereze yuko ubwo icyo gihe cy'agahenge nyine abantu bagenda bakituriza, bakibera ngo mu bintu by'imyiteguro. Nshuti muvandimwe, igihe cy'agahenge nacyo kigira iherezo. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kugiprofita, niyo mpamvu umuntu akwiriye kugikoresha, ariko akagikoresha nk'amahirwe ya nyuma Imana ibimuhaye, kugira ngo arusheho kwiyuzuza nayo, arusheho kwitegura, arusheho kunoza ibintu byose bidatunganye. Ndakwinginga cyane we twagomeje kwigana iyi nsanganyamatsiko, we wakomeje kuyumva igihe kirekire, ngo iyi nsanganyamatsiko wongere uyitekerezeho cyane. Wibaza impamvu Imana yayivuze ku nshuro ya mbere, wibaza impamvu Imana yongeye kuyivugaho mu cyigisho cya kabiri, wibaza impamvu Imana igarutse noneho ikubwira ngo igihe cy'agahenge n'amahirwe ya nyuma.
ndajya nkubwire yuko iteka ryose niwitegereza Imana imikorere yayo, nubwo bwose Satani rimwe na rimwe avangira abantu, nuko igihe cyose hari ikintu gikomeye cyenda kubaho, Imana igikunda kugirira ubwoko bwayo cyangwa se abatuye isi, maze ikazana agahe gatoya cyane k'amahoro cyangwa se igihe cy'agahenge kugira ngo abantu batunganye ibidatunganye, kuko Imana ibibona yuko abantu benda gutungurwa, kuko Imana ibibona yuko ibintu byari bije abantu batiteguye. Imana kubwo itwihanganira idashaka yuko hari umuntu n'umwe warimbuka, ahubwo yifuza ko abantu bose babona ubugingo buhoraho, nk'uko intumwa Petero yabivuze mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3. Imana yemera yuko habaho agahe gatoya, agahe wagiranye n'agahe k'amahoro, kugira ngo abantu bakore ibyo batakoze mu gihe bari baguwe gitumo, mu gihe umwanzi yarabaguye gitumo. Ariko ku bantu benshi cyane muri iyi si, ntabwo icyo gihe cy'agahenge bahita ko bagifata nk'amahirwe ya nyuma Imana ibahaye. Ndaza kubereka ingero muri Bibiliya, kandi abantu benshi cyane ikintu kijya kiborohera muri uru rugendo ni uguseka gusa abantu bababanjirije. Turaza kureba ibintu byagiye bibaho mu mateka, kandi ibyo bintu ndaza kubereka uburyo natwe turimo dutera intambwe twambarira mu rukweta abo bantu bambariyemo, kandi abo bantu amaherezo yabo yabaye mabi. Niyo mpamvu nkwinginga cyane ngo mu gihe ukurikirana iki cyigisho, Imana igenderera umutima wawe cyane, iyi ngingo uyitekerezeho, kandi bigutere gushaka Imana cyane kurenza ikindi gihe cyose wigeze uyishaka. Abantu benshi cyane kuri iyi si baba buzuwemo n'umwuka wo gukoba. Intumwa Petero yabyanditse mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3, yaravuze ngo mu minsi y'imperuka hazabaho bakobanye, babaza bati isezerano ryo kuza kwera irihe? Uhereye kera kose ni ku bintu bihora bimeze, nta kintu gihinduka. Baravuga bati Yesu Kristo agiye kuza ariko ntaze. Nshuti muvandimwe, ibyo ngibyo wita kutaza kwa Yesu Kristo, iyaba mwuka w'Imana yaraguhumuye amaso, ukabona uburyo ari agahe Imana iba yongereyeho, ukabona uburyo Imana iba iri gushaka ahantu yanyura kugira ngo ikubwire yuko ikeneye ko hari ibintu wahindura wowe utabona, uwari kubwira ibyo bintu uburyo Imana bari gikoze, ntabwo wahagarara mu mwanya w'abakobanya. Inshuti muvandimwe, iki cyigisho tugiye kugishingira mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 20, kandi turaza no kwihuta cyane tuze kongera kureba gatoya ku bantu b'i Yerusalemu, irimbuka rya Yerusalemu, maze tugende tugera ku musozo. Iki cyigisho tugiye kugishingira mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 20, nubwo bwose wenda turi buze kugira n'ibindi bintu tugenda dusoma birushaho kugenda bisobanura iyi ngingo, ariko niho hantu turi bwibande cyane. Kandi tugiye kwigira ku mwami bita Hezekiya. Uyu mwami bita Hezekiya tugiye kumwigiraho ibintu bikomeye cyane, ariko turaza kugira n'ibindi bintu bike tureba birushaho gusobanura iyi ngingo tugiye kuvugaho, maze abantu bose barushaho kuba maso cyane. Kandi iki cyigisho tugiye kwigisha, buri muntu wese namusaba kugira ngo azacyumva asenga mu mutima we. Iyo turebye iby'umwami Hezekiya, ubona yuko umwami Hezekiya afite amateka atangaje cyane. Ibintu bimwerekeye ni ibintu bitangaje cyane. Mu bice bibanza igice cya 20, tubona uburyo Hezekiya nyine yabaye umwami w'Abayuda, nk'uko n'abandi bami bose bagiye bategeka igihe cyabo kikarangira. Ariko tubona uburyo Hezekiya ni umwe mu bantu Imana yagerageje kwereka ugushobora kwayo, yagerageje gutabara, yagerageje kubana nawe mu buryo budasanzwe, imwereka ububasha bwayo. Tubona uburyo nko mu gice cya 19, uburyo Senakeribu umwami w'Abashuri yagendaga amutera cyane, ariko Hezekiya yatabaza Uwiteka, Imana yo mu ijuru ikamutabara, maze bigasoza Uwiteka amuneshereje, amutsindiye abanzi be. Mu gice cya 20 tubona Hezekiya ibintu bikomeye cyane byamubayeho, ari nabyo ngira ngo twigireho muri iki cyigisho. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho.
ndagira ngo tugisoma uyu mutwe w'amagambo ngo yongererwa imyaka yo kubaho, nawe utangire utekereze ku gihe cyose Imana ikongerera, wowe ukavuga ngo ni agahe k'amahoro, wowe ugahita kuvuga ngo ni igihe cy'agahenge, kandi utazi ko nawe ari imyaka Imana ikongereye yo kubaho kugira ngo ugire ikintu gikomeye cyane uyikoramo, nk'uko Hezekiya nawe yari ahawe imyaka akayongererwa ku gihe cye cyo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Ndagira nkubwire yuko ikintu cyageze mu matwi y'umwami bita Hezekiya nuko yari agiye gutanga, nuko urupfu rwari rumusumbirije. Aha turabona Hezekiya azengurutswe n'akaga gakomeye cyane, ageze mu bihe bibi, abwiwe yuko ubugingo bwe buri mu kaga, kandi yuko bugiye gukurwaho, kandi yuko agiye gusinzira akava ku isi. Ariko ndagira nkubwire ikintu gikomeye nshuti muvandimwe, wenda ushobora gutekereza ibintu bya Hezekiya ugatekereza yuko wowe iyi situwasiyo cyangwa se ibihe nk'ibi utajya ubigeramo cyangwa se utabigezemo, cyangwa se wenda mu gihe runaka utari ubirimo. Nzi neza yuko urebye nk'ibintu byabaye muri iyi myaka tumaze gutambukamo, uhereye mu mwaka 2020, nzi yuko abantu bose batuye iyi si tubiziranyeho. Nzi yuko hari igihe cyageze abantu bakagera mu mage, ubuzima bwabo bakabona wagira ngo buragoswe, aho byageze umuntu no gusohoka mu nzu ajya kwiduka kugira ikintu agura cyo kurya, ibyo bintu ntaba byemerewe, aho byageze abanyeshuri bagahagarara, aho byageze imodoka zigahagarara, aho byageze ingendo mu ndege zigahagarara. Nshuti muvandimwe, nzi neza yuko uretse n'ibyo abantu bamwe bagiye banafatwa n'iki cyorezo cya COVID. Nzi abantu bamwe atari intumbarirano bageze naho icyorezo cyari kigiye kubica, abantu bagezeho basenga Imana bameze nk'abayibwira bati, Imana tukiriza ubugingo bwacu byibura none. Kandi abo bantu basenze cyane basaba Imana ko yatabara ubugingo bwabo, nk'uko uyu muntu Hezekiya ngiye kubikwereka yasenze. Ariko ndagira nkubwire yuko Hezekiya amaze kubona ibi bintu byose bimugose, nk'uko natwe mu minsi yashize nzi yuko abatuye isi bari badagazwe, babona wagira ngo baragoswe, ubugingo bwabo babona buri mu kaga. Hezekiya amaze kubona ibi bintu, hari ikintu gikomeye cyane yakoze, kandi icyo kintu amaze kugikora hari icyo Imana yahise kimukorera. Kandi nzi neza yuko natwe icyo kintu Imana yarakidukoreye. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo twigire ku bintu by'umwami Hezekiya. Umurongo wa 2 uravuga ngo, Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimye imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati, ijambo ry'Uwiteka rimugeraho rimubwira riti, subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo, numvise gusenga kwawe, mbona n'amarira yawe, dore nzagukiza ku munsi wa 3, uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka, kandi kukubaho kwawe. Aya magambo yatekerezo cyane nshuti muvandimwe. Kandi kukubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15, kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri, nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Imana yumvise gusenga kwa Hezekiya. Imaze kumva gusenga kwa Hezekiya, irangije ku gihe yari yamugeneye iherezo ry'imibereho ye, Imana ngo imwongereraho imyaka 15. Imwongereho iyo myaka nk'imyaka yari imwongereho ku gihe cye cyo kubaho. Ariko ndagira nkubwire yuko iyi myaka nubwo Imana yari yongereye Hezekiya, ndagira nkubwire yuko Imana yari imwongereye kugira ngo Hezekiya agire ibyo yuzuza bitari byuzuye. Ndagira nkubwire yuko iyi myaka
cyari igihe cy'agahenge, kari agahe k'amahoro. Ezekiya yari avuye mu bihe bikomeye cyane, uburwayi bwari bwamufashe, ariko Ezekiya atakambiye Imana. Imana ibona yuko Ezekiya hari ibintu yaburaga, Ezekiya hari ibyo yagombaga kuzuza atari yuzuza. Ezekiya hari inshingano Imana yarebye, ibona izo nshingano akwiriye kuzisohoza, kuko yatakambiye Imana. Imana yongera igihe, imwongereraho agahe, kari agahe k'agahenge, cyari igihe cy'agahenge kuri we, kubera yuko ibyari bimuzengurutse byari bimeze nk'aho bivuyeho, uburwayi bwari bumusumbirije bwari bumeze nk'aho buvuyeho. Maze Ezekiya yongererwa imyaka 15 yo kubaho, uburwayi bwe abukuriweho. Inshuti muvandimwe, iki gihe cy'agahenge Ezekiya yari ahawe, akagahe k'amahoro, akagahe k'umutuzo Imana yari imwongereye. Imana yari ikamwongereye kugira ngo arusheho kwerereza Uwiteka mu batuye isi, kugira ngo arusheho kwerekana Imana imurimo, kugira ngo arusheho kwerekana imico y'Imana muri we. Ariko ndagira nkubwira ikintu gihabanye n'icyo Ezekiya yakoze, ari nacyo kintu natwe abantu benshi cyane, iyi Imana itwongereye igihe cyo kubaho, iyi ibyago bidusumbirije tugatakamba tugatakira Imana, Imana ikabona yuko hari ibintu tutari twatunganya mu mibereho yacu, Imana ikabona yuko hari ikintu kitwitezemo. Igihe cyose igihe Imana ibikoze, ikaduhereza kandi gahe gatandukanye n'ibihe twari turimo bikomeye, Satani ateza abantu kumva yuko ako gahe ari agahe k'amahoro, ari agahe ko kwikorera ibyo abantu bashatse, ndetse kubakobanya benshi baravuga bati, mbese n'ubundi ko bya bintu bidasohoye, mbese n'ubundi isezerano ryo kuza kwe ririhe? Abenshi cyane baravuga bati, dore ibintu by'Imana ni gutya byahoze, ibintu by'Imana iteka ryose birashyuha, ariko byajya kugira ngo bigere ku gihe n'ubundi bikongera bigatuza, ubwo abantu bakumva yuko nta kintu Imana ikoze. Nyamara Imana ibibongereyeho igihe kugira ngo bakore icyo yifuza ko bakora, kugira ngo batunganye ibidatunganye. Ezekiya yari akeneye kugaragaza Uwiteka, akamugaragariza abatuye isi. Yari akeneye gushaka Imana, maze imico y'Imana ikuzurira muri we, kandi kugeza ubwo abantu bose bagombaga kujya bamugeraho, maze akabamurikira Imana yamenye iri mu bugingo bwe. Ariko ndagira mbabwira ikintu gikomeye. Iyo usomye ku murongo wa 16 wa kino gice cya 20, ubona ikintu gikomeye cyane kinyuranye n'icyo umuntu bita Ezekiya yakoze. Reka dore ku murongo wa 12 Prito. Hezekiya amurikira intumwa z'i Babuloni ubutunzi bwe. Nyumvira icyo kintu. Intumwa z'i Babuloni zaramusuye, maze zimugezeho ijambo ry'Imana yavuze ngo yazimurikiye ubutunzi bwe. Ndifuza kutekereza kuri iki kintu. Icyo gihe Baladani mwene Baladani umwami wa Babuloni yoherereza Hezekiya inzandiko n'amaturo, kuko yari yumvise uko Hezekiya yarwaye. Maze Hezekiya yakira intumwa ze, azimurikira inzu y'ububiko bwe yose yabikagamo ibintu bye by'igiciro cyinshi, ifeza n'izahabu n'imibavu n'amavuta y'igiciro cyinshi, n'inzu ibikwamo intwaro zo kurwanisha n'iby'ubutunzi bibonetse mu nzu ye byose. Nta kintu na kimwe cyo mu nzu ye cyangwa mu gihugu cye cyose Hezekiya atazeretse. Ndagira nkubwire ko Hezekiya igihe izi ntumwa zari zivuye i Babuloni, abangaba bari abanyamahanga, Hezekiya igihe yari ahawe Imana, yari izi neza yuko agomba kugeza umucyo ku banyamahanga. Yari izi yuko ikintu cya mbere agomba kubereka ari Imana yamenye. Ikintu cya mbere yagombaga kubaratira, yagombaga kubereka imico y'Imana muri we, maze abo bantu bakava bamenya Imana yo mu ijuru yamenye, Imana ibasha gukiza umuntu, Imana idutabara mu byago. Imana yari yaramutabaye, kandi igihe cye cyageze ku iherezo. Ariko ndagira nkubwire ikintu gikomeye. Igihe Hezekiya abo bantu b'i Babuloni bamugeragaho, mu myaka 15 yari yongerewe, mu gihe cy'agahenge Imana yari imuhaye, Hezekiya yagaragaje iby'ubutunzi bye yagezeho, aramurikira izo ntumwa z'i Babuloni ibintu yagezeho.
aho kubagaragariza Imana n'imico yayo, byasoje arimo yerekana ibyo yigereyeho. Ndajya nkubwira ko Ezekiya imyaka 15 y'agahenge Imana yari imuhaye kugira ngo yisuzume, Imana yari imuhaye kugira ngo yisubiremo, yayikoresheje yongera kwicungacungira ibintu bye, yishyirira umutungo we kuri gahunda, kugeza ubwo igihe intumwa ziturutse i Babuloni abanyamahanga bamugezeho, nta kindi kintu yatekereje, yaberetse icyo afite, yaberetse ubutunzi bwe, nicyo kintu yaberetse aho kubereka Imana. Inshuti muvandimwe, ndajya nkubwira yuko ibintu byabaye kuri Ezekiya natwe nibyo bitubaho cyane mu gihe cy'agahenge. Abantu Imana ibahereza igihe cy'agahenge kugira ngo biyuzuze nayo, batunganye bya bindi yabonaga yuko iyo ibintu bita kubirangira mu gihe cyabo, ubugingo bwabo bwari kuzimira, ubugingo bwabo bwari kuhazimirira, Imana ikabona yuko batari biteguye. Ariko iyo bongereye igihe, abantu bahita ko bigira muri business zisanzwe. Ikibarazi ntabwo nkubujije kujya muri business cyangwa nshuti muvandimwe cyangwa gushaka ubuzima, ariko nzi neza yuko mu gihe cy'agahenge ibitekerezo by'abantu bita ko biremererwa n'ibindi bintu byinshi bitandukanye no gushaka Imana, bitandukanye no kwiyuzuza n'Imana, nk'uko umuntu bita Ezekiya byamugendekeye. Nzi neza yuko ubu ngubu hari abantu benshi cyane baba basenga Imana, wenda ushobora kubona Imana iba yarongeyeho agahe wenda kameze nk'akamahoro, akabenshi bita ngo ni agahenge, maze ibyo bintu ukabifata nk'ibintu gusa byaje muri ubwo buryo. Ndagira nkubwire yuko igihe cyose kurimbuka kugiye kuza kandi kukaza kwihuse, hari abantu bajya ku mavi bagatakambira Imana kugira ngo ibifashe imiyaga, kuko babona yuko abantu benshi cyane batiteguye, ubugingo bwabo umwanzi agiye kubuzimiza. Ngiye kugusomera aya magambo, kandi ndajya nkubwira yuko ibihe uba wabayemo, ibihe by'amahoro ubona winjiyemo, ujye uba maso cyane kugira ngo ubikoreshe icyo Imana yifuza kubikoramo. Ibyo bihe bitagutambuka aho ubireba, ariko ntumenye ngo ni iki Imana yashaka ko nkora. Baranditse mu gitabo cy'ibyandikwa byo mu minsi y'imperuka, ni ku ipaje 130 agasubika 139, baravuze ngo umva inshingano ikomeye cyane abantu bamwe bafite n'ubwo utabimenya. Ni inshingano yacu ko dukora ibyo dushoboye byose, tugatanga umuburo urebana n'akaga kugarije. Abagabo n'abagore mu gihugu cyacu basenga bafite inshingano ikomeye yo gusaba Imana ngo itamurura iki gicu kibibi, kandi ngo yongere itange indi myaka mike y'imbabazi kugira ngo tubashe gukorera umwami wacu. Abitondera amategeko y'Imana ubu bagomba gukanguka kugira ngo bahabwe ubufasha budasanzwe bushobora gutangwa n'Imana yonyine. Agasubika 142 ku ipaji 131 naho baravuze ngo iyo ducegetse ntitugire icyo dukora ngo turengere umudendezo w'umutima uhana, ntituba dukoze iby'Imana ishaka. Umva, amasengesho asenganwa umwete yumvirwa akwiriye kuzamuka mu ijuru kugira ngo ayo mahano abashe gukererezwa kugeza ubwo dushobora gukora umurimo wirengagijwe igihe kirekire. Reka dusengane umwete, kandi umurimo wacu ukwiriye kubuhamanya n'amasengesho yacu. Ndagira nkubwire yuko nk'uko Ezekiya yari asumbirijwe urupfu rumugera amajanja, ndetse Imana yamaze kumubwira yuko igihe cye cyasoje, Ezekiya akagenda akagivura agasenga Imana, maze Imana ikamwongerera igihe cy'imyaka 15. Ndagira nkubwire yuko no mu gihe cyacu turimo, iki gihe turimo cy'ibyorezo by'umwihariko, ndavuga mpereye mu mwaka 2020, ibintu twabonye uburyo byari bidusumbirije cyane, bamwe barwaye, abandi benda gupfa, abandi ibihe bibamereye nabi cyane. Ndagira nkubwire yuko nshuti muvandimwe, nubwo utabimenye, hari abantu bagiye ku mavi bakora iyi nshingano. Bavuze ngo abagabo n'abagore bo mu gihugu cyacu basenga bafite inshingano ikomeye yo gusaba Imana ngo itamurura iki gicu kibibi, kandi ngo yongere itange indi myaka mike y'imbabazi. Hari
abantu bagiye ku mavi basengera icyo kintu basaba Imana ati Imana, biragaragara yuko ibi bintu bije abantu benshi cyane batiteguye, turakwinginze ubufashe imiyaga ugira kandi gahe gato wongeraho, maze Imana ibyo bintu irabikora. Nibyo wewe wita ngo ni igihe cy'agahenge, kandi iki gihe ni nacyo Hezekiya nawe yahawe. Imana imera nk'aho imufatiye imiyaga, ariko ku bantu benshi cyane iyo Imana ikoze icyo kintu nk'uko Hezekiya byasoje iyo myaka, atayikoze mu icyo Uwiteka yari yiteze agomba gukora, gushaka Imana, kugaragara kw'imico y'Imana muri we, kandi iyo mico akayimurikira abamuzengurutse, niko abantu benshi cyane igihe cy'agahenge batamenya yuko ari amahirwe ya nyuma Imana ibahaye yo gukoresha. Batamenya yuko Imana isa ntibabwiye ngo nimukoreshe none aya mahirwe niyo mbahaye, nta yandi mahirwe muzabona, dore nabashatse igihe kirekire ndababura, none nimukoresha ayo mahirwe. Abantu benshi cyane ntibabimenya, baratsindwa nk'uko Hezekiya yatsinzwe. Ntabwo bamenya yuko igihe cy'agahenge ari igihe cy'amahirwe ya nyuma Imana ibahaye. Inshuti bavandimwe, ibyo bintu niko byagendekeye umwami bita Hezekiya. Imana yamwongereye imyaka 15 kugira ngo ayikoreshe, ariko arangije aragenda yivuye araramo, yishakiramo iby'Imana itifuzaga ko ashaka. Maze Hezekiya igihe cy'agahenge ntiyamenya yuko ari amahirwe ye ya nyuma. Ibyo bintu niko byagenze no ku bantu b'i Yerusalemu. I Yerusalemu ingabo za Festus Garius zaragiye zirahagota. Yesu Kristo yari yaravuze amagambo muri Mateyo 24:15 ngo nimubona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, umuntu wese uzarisoma ubisoma byitondere, uzabona izo ngabo zigose Yerusalemu, uzaba uri muri Yerusalemu azawungire ku musozi, kandi uzaba uri hejuru y'inzu ye kuzamanuka ngafate ku byo mu nzu, kandi uzaba uri mu murima ye kuzagaruka ngafate umwenda mu nzu. Yesu Kristo yatanze uwo muburo ku b'icyo gihe kugira ngo barusheho kwitegura. Icyo kizira cyaje kwahagarara, ingabo z'Abaroma ziyobowe na Festus Garius zaraje muri 66 zishinga ibirindiro zigera ku butaka bwa Yerusalemu. Igihe zari zihageze hagaragaye ibimenyetso bikomeye cyane, humvikanye amajwi avuga ngo nimuva aha hantu. Ibyo bintu nababwiye ukuntu muri iki gihe ayo majwi natwe nshuti muvandimwe yarumvikanye. Ababwiriza baravuze bati nimuhunge. Izo ni intumwa z'Uwiteka. Ibitangaza bidasanzwe byarakozwe, nk'uko muri Yerusalemu ngo urugi rwakingurwaga n'abagabo 20 baruhije basanze rwikinguye, niko mu gihe cyacu natwe ibintu bimeze nk'inzugi bitashobokaga byarafungutse. Amashuri yarahagaze imyaka myinshi, ikintu kidasanzwe. Abatwara imodoka ibintu byabo birahagarara, indege zirahagarara, imijyi irafungwa. Inshuti muvandimwe, izo ni inzugi zitashoboraga gupfa gukingurwa n'abagabo bakeya, ariko abantu mu maso yabo babonye ibyo bintu bihagaze neza. Hagaragaye amafarashi y'intambara ndetse n'abarwanyi. Nshuti muvandimwe, iki gihe turimo ni igihe cy'intambara zidasanzwe. Mbese navuga iki nkareka iki? Mbese nakirwa babwira ibya Ukraine n'Uburusiya turimo? Mbese wareba intambara ziriho ku isi yose? Nshuti muvandimwe, Yerusalemu hagaragaye ibimenyetso bidasanzwe byerekana yuko igiye kurimbuka, maze ingabo nazo ziraza zihagarara ku butaka bwa Yerusalemu. Ariko ndagira mbabwire yuko Imana yitegereje abo bantu, ibona nta mwiteguro bafite, ibona iriteguye kurimbuka kubasatiriye, maze Imana mu mbabazi zayo irangije ibahereza igihe cy'agahenge, yongera mu imyaka 3 n'igice. Hezekiya yamuhaye imyaka 15, Yerusalemu ibahereza imyaka 3 n'igice, kuva mu mwaka wa 66 kugera mu mwaka wa 70. Imyaka 3 n'igice ingabo z'Abaroma zirahindukira, maze Abayuda babibonye ntago bamenye ikintu Imana ikoze, ngo bagize ngo Imana irabaneshereje, ngo bagenda bazikubita amacumi imigenda, ingabo ziragenda. Nshuti bavandimwe, igihe cy'agahenge Imana yari bahaye ntago abantu bakimenye ngo bahite kubagikoresha basohoke ngo bakore iki Imana ibifuzaho.
ngo buzuze icyo batari barujuje. Niko bimeze no mu gihe cyacu. Imana natwe yaratugendereye cyane, yatweretse ibyo bimenyetso byose nkubwiye. Ariko nshuti bavandimwe, ndagira mbabwire yuko natwe nk'uko Hezekiya byamugendekeye, nk'uko ab'i Yerusalemu byabagendekeye, natwe abantu baravuze bati ni agahe k'agahenge. Ati Imana idusubije agahenge. Abantu barimo baragenda barikorera gahunda zabo, ntibari gutekereza ku kintu Imana ibibahereye icyo gihe, ntibari gutekereza yuko ari igihe Imana ibongereye, nk'uko yongereye Hezekiya imyaka 15, nk'uko yongereye ab'i Yerusalemu imyaka 3 n'igice. Ahubwo baravuga bati ni igihe cy'agahenge. Nyamara abantu benshi ntibatekereze yuko ari amahirwe ya nyuma. Nshuti muvandimwe, nubwo nigeze nkubwira ngo igihe cy'agahenge no kwitegura urugamba rwegereje, ntabwo igihe cyo kwitegura kizahoraho, ahubwo fata igihe cy'agahenge nk'amahirwe ya nyuma uhawe. Kandi ayo mahirwe ya nyuma nayo burya agira iherezo. Nubirangaraho, ayo mahirwe azaguca mu ntoki. Fatirana byitwa none, nturangare utekereze yuko umwiteguro uzahoraho. Nshuti muvandimwe, ndakwinginga cyane kugira ngo ukoreshe aya mahirwe ya nyuma bukitwa none. Ariko reka ngire ikintu nkubwira gikunze kuba ku bantu bose. Reka nkwereke ikintu kibabaje cyane, abantu benshi cyane bahita ko bisangamo. Iyi Imana itanze igihe cy'agahenge, kandi icyo gihe ikagitanga nk'amahirwe ya nyuma ihereje abantu ibyo bintu ntibabimenya. Ahubwo dore ikintu bakora ni nk'icyo Hezekiya yakoze ngiye kubasomera. Reka tubanze dusome ku murongo wa 16 kugeza umurongo wa 18. Banditse amagambo avuga ngo Yesaya abwira Hezekiya ati umva ijambo ry'Uwiteka, igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyo basokuruza baritse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, niko Uwiteka avuze. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagire inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Aya ni amagambo umuhanuzi Yesaya yabwiye Hezekiya bitewe n'uburyo yari yitwaye ku intumwa z'i Babuloni, bitewe n'uko igihe cy'agahenge Imana yari yamwongereye yari yagikoresheje ibyo atagombaga gukora. Nk'uko natwe icyo Imana iduhereza tugikoresha ibintu Imana itari yiteze. Ariko nimwumva amagambo umuntu bita Hezekiya yavuze, kandi aya niyo magambo abantu benshi cyane bameze nk'aho bari kuvuga muri iki gihe cyacu. Hezekiya avuga ku murongo wa 19, aravuga ngo Hezekiya abwira Yesaya ati ijambo ry'Uwiteka avuze ni ryiza. Wakibaza ukuntu yari avuze ngo ijambo Uwiteka avuze ni ryiza, kandi amubwiye yuko abahungu be bose bazajyanwa ari iminyago. Ariko nimwumve umutima w'umuntu bita Hezekiya, nimwumve umutima w'umuntu utamenye ko igihe cy'agahenge ahawe ari amahirwe ya nyuma Imana imuhereje ngo yuzuze n'Imana atunganye ibidatunganye. Arongera aravuga ati none se si byiza niba hazabaho amahoro n'iby'ukuri nkiriho. Nshuti muvandimwe, abantu benshi cyane bavuga nka Hezekiya, abantu benshi cyane baba batekereza nka Hezekiya amaze kubwirwa ati uburyo witwaye muri iki gihe ibintu uzagomba kubona ingaruka zabyo byanga bikunda. Urubyaro rwawe ruzagerwaho n'ingaruka, inzu yawe izagerwaho n'ingaruka, kubera yuko utakoresheje igihe cy'agahenge nk'amahirwe yanyu muhawe. None icyo gihe nacyo kikaba kiguciye mu myanya yo mu ntoki. Hezekiya arangije aravuga ati ibintu bizaba ntacyo bimbwiye, njyewe nimumbwire gusa niba mu gihe cy'agahenge nzaba nifitiye amahoro, nimumbwire niba mu gihe cy'agahenge nzaba nguwe neza. Ni nko kuvuga ati njyewe nimumbwire gusa niba mu gihe Imana yanyongereye nzaba nezerewe, nzaba ndi kurya iby'isi, nzaba ndamaraye, nzaba ndi mu munezero. Iyo ni ingororano Hezekiya yarabonye. Abantu benshi cyane nubwo batabivuga ngo baryatuza akanwa kabo, nubwo batavuga yuko bakora nk'ibyo Hezekiya yakoze,
ariko ibikorwa byabo abantu benshi cyane bigaragaza yuko nabo baba bameze nk'abavuga bati nubwo Imana iduhaye amahirwe ya nyuma, twe dupfa kuba tuzayabamo tudamaraye, twe dupfa kuba tuzayabamo tunezerewe. Abantu bavuga bati we gusa mbwira, mbese muri ako gahe basi nongererewe nzaba mfite amahoro, none nta kintu kizaba kiri kuncuraganwa, none nta kintu kizaba kiri kuncundacunda. Abantu benshi cyane ni nk'icyo kintu baba bavuga, baba bashaka amahoro ataramba, baba bifuza amahoro y'igihe gito aho gushaka amahoro aramba, amahoro atazavaho, amahoro y'umutima, aho kugira ngo igihe cy'agahenge bagikoreshe nk'amahirwe ya nyuma Imana ibahaye ngo biyuzuze n'Imana, ahubwo abantu bigira mu bitagira umumaro bibahereza amahoro y'akanya gato, bakaba bameze nk'abavuga bati niba bizaduha amahoro y'akanya gato, niba kagaha Imana twongere tuzakabamo noneho tunezerewe, niba nta kintu kizaba kiri kuducunda, uko bizasoza ibyo ntibitureba, uko bizasoza biramaze. Tubwire niba tuzaba dufite amahoro, tubwire niba tuzaba tunezerewe, turi kumva turi mu munezero w'isi. Inshuti muvandimwe, ndagira nkubwire yuko agatinze kazaza ari amenyo ya ruguru. Nubwo bwose wakumva wagira ngo muri aka gahe uranezerewe, aka gahe ntabwo ari agahe ko kudamarara. Iki si igihe cyo kudamarira muri iyi si, iki ni igihe Imana ibitanze nk'amahirwe ya nyuma ngo ushake Imana kandi wiyuzuze nayo. Reka nkugire inama nsoza iki cyigisho. Inshuti muvandimwe, shaka Imana. Shaka Imana, ukoresha iki gihe cy'agahenge, ntugikoreshe nk'amahirwe azahoraho, ahubwo gikoreshe nk'amahirwe ya nyuma Imana ihaye abatuye isi bose. Gikoreshe wiyuzuza n'Imana, gikoreshe ushaka Imana kugira ngo Imana yuzuze ibitujuje muri wowe, Imana uyigirireho umugisha. Gikoreshe kugira ngo wuzuze ibyo utujuje mu gihe cyashize. Inshuti muvandimwe, shaka Imana, ukoresha igihe cy'agahenge nk'umwami bita Asa. Shaka Imana nk'uko umwami Asa yayishatse mu gihe cy'amahoro. Reka gutuza, ahubwo ushaka Imana ubonera amahoro n'ituze imbere y'Imana. Ndakwinginga cyane ngo iki cyisho gitekerezeho. Ndakwinginga cyane ngo ubwo twagomeje kuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo igihe cy'agahenge, kandi kuko akaba ari cyo gihe durimo, iki gihe ugikoreshe neza, ariko ugikoreshe nk'amahirwe ya nyuma. No gushaka Imana muri iki gihe bizagira iherezo. Gikoreshe vuba na bwangu, gifatirane, kuko Imana irimo iratanga amahirwe ya nyuma. Nk'uko yahaye imyaka 15 Hezekiya, nk'uko yahaye ab'i Yerusalemu imyaka 3 n'igice, niko natwe igomeje kuduhereza igihe yongera. Imana ikomeje kutwongerera igihe nyuma y'uko twabonye ibyago byari bitugose, maze Imana ikamera nk'aho ibitamuriho gatoya, Imana ikamera nk'aho ifashe imiyagaho gatoya. Imana iri kuguhereza amahirwe ya nyuma, Imana iri kumpereza amahirwe ya nyuma. Mbese ushobora kumenya icyo Imana iri gukora muri iki gihe? Mbese wakemera gukorana n'Imana? Mbese wareka umutima umeze nk'uwa Hezekiya uvuga ngo we gusa mbwira niba muri ako gahe k'agahenge nzaba nifitiye amahoro, ugashaka amahoro nyakuri, amahoro aramba, amahoro atari nk'ay'ab'isi batanga? Ayo mahoro nshuti muvandimwe washaka ameze nk'ay'umwami Hezekiya mu gihe gito cyane, igihe iki gihe cy'agahenge cyaba kirangiye azatumuka nk'uko ishashi ishongera ku muriro, kandi uzika bakabuziburamo imbaraga. None shaka Imana bukitwa none, koresha iki gihe nk'amahirwe ya nyuma. Uwiteka Imana adufashe, Uwiteka Imana atugenderere, Uwiteka Imana atwereke igikwiriye gukorwa mu gihe nk'iki. Ibyo ndabyisabira cyane, kandi namwe mwese mukurikiye iki cyigisho ndetse n'abantu bose bazagikurikirana, reka iki cyigisho kizakora umurimo ukomeye ku mutima wawe, kikwereke icyo Imana ikwifuzaho mu gihe nk'iki, igihe cyitwa cy'agahenge, maze tugikoreshe nk'igihe cy'amahirwe ya nyuma. Nibyo nisabira kandi nawe ndi gusabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenga Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, izina ryawe nirishimwe kandi nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, tugushimiye ukuntu ukomeza kutwinginga kuko uzi yuko kumva kwacu bigoranye. Tugushimiye yuko ubu butumwa wemeye ko butambuka. Turakwinginze ngo uduhe imitima ibasha kubwakira, uduhe kwitegura mu buryo bukwiriye. Iki gihe turimo ni igihe kidasanzwe, reka umuntu wese
akibemo arushaho kukwitegura mu buryo bukwiriye. Nizeye yuko utwumvishije, nizeye ko ugiye gukorana n'abantu bose bumvisha icyigisho ndetse n'abantu bose bazumva iki cyigisho. Ngaho ukomeza kutuyobora, ubane natwe mu izina rya Yesu, amen.